ariko jado arakakara sha wabangutse kwitegura tukajya mu kazi k'abandira kazi ka Kigali ndaje nta kibazo karoroheje baramutse neza byaba kugenda nzi ko wahezeyo rwose nari nananiwe nananiwe cyane rwose kugenda rwose harakeye ariko se ubundi nkubaza wa musore Sam yaraye he ndagira muri kumwe Sam ntawaje naraye mu nzu ngenyine mwana Yesu we mu gitanda cye nagiye nsanga nta yego dore mama ya muntu uramuhungarananiranye yaba uriya yaraye kwegera mu kazi nyaramwe umuntu w'umukristo koko nese yaraye mu mase yavuye hano saa yindi wabona ataratangiye gusubira inyuma se aracyari yitabye kujya mu rusengero ntabwo zijyatuye ngo agiye mu rusengero bikumva menya ngo mu yihe hoteli cagira vuba twigire mu kazi nta kundi nyanjye ndashoje ntabwo bigoye cyane urabona yewe tabo ya gakeye naramutse ariko se mu by'ukuri iki gitondo ubu uvuye yewe nari wa mugore umufite vewiti imwe nziza y'amaso kweki eh anyumvira ibyo twavuga buriya wa mugore yari yantumiye iwe mu rugo uriya mugore ni umwana mwiza kabisa umva ntabwo wabyumva nta nubwo wabyemera do ipindari do ye baba arayampaye Samweli uvuye kwa wa mugore ejo bundi nagusanganye nawe ufite imodoka ya vewiti y'umweru uwo nguwo rwose ni umwana mwiza uriya mugore ushingiye kuki uvuga ko ari umwana mwiza umva ni umwana mwiza none se nta kibi namushinja ku bw'ayo mafaranga ufite amafaranga byo ariko Samwe wibuke ko twakirijwe igihe kimwe dutangira gukora umurimo w'Imana mu gihe kimwe none igihe kirageze utangiye gusubira inyuma wiruka mu nzu zabashugamami ntabwo ari shugamami Samwe icyakubwira ko maze kumenya ko hari umusore umwe umaze gupfa kandi yandujwe sida n'uriya mugore kandi ikindi nakubwira no hepfo biduturanye ejo bundi bosi we yamuhaye amafaranga ngo yo kujya kurangura he Dubai araza aribagirwa anyura kuri uriya mugore twose atumukuraho si byo bitumye ari muri gereza uyu munsi ntabyo waruzi none nawe ngo urarara aha Sam ukwiriye kugarukira Imana nawe ubundi byawe birarangiye ibihembo by'ibyaha kandi urabizi ni urupfu njye narinzi ko wagiye gusenga ku rusengero ntabwo nagiyeho pe umaze kubitubeshya inshuro zingahe eshatu utubwira ngo ugiye mu makesha ukajya kuri uriya mugore none atangiye kuguha n'amafaranga igihe kirageze noneho rero kugira ngo ufate icyemezo cy'ubuzima bwawe Samwe nta kintu wari wakorana n'uriya mugore nta kintu wari wakorana n'uriya mugore ntacyo pe ni ukuri ntacyo ufite amahirwe icyo nzi cyo ugarukira aho ngaho Samweli twinjiye muri uyu mujyi wa Kigali tubabaye twafatanyije ibihe byo kwiga tubabaye turangiza kwiga tubabaye igihe cyari kigeze tutakimeze nk'uko twari tumeze mbere none wowe kugira ngo ukomeze mu nzira yo kuramya Imana no guhimbaza Imana wabivuyemo watangiye kugenda ukurikiye ubutunzi bw'isi amasezerano Imana yatubwiye ntabwo yatubwiye yuko azaca kwa maraya no kuri bashugamana Imana ubona njyewe na Yema bitutwaye iki
kubera icyo utahindukira. umva avandi munsabire imbabazi ku Mana. Fata icyemezo. esa uhisemo neza, kora ahangaha tugiye kugusengera Imana niyo yagukiza ibyo bintu. Kandi koko dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi Imana igira neza. Tugushimiye ko wongeye kugarura Samweli mu nzira yawe. Turagushimye Mana, mu izina rya Yesu. turagushimye ko avuye mu byaha kandi akugarukiye. Haleluya. Mushoboze kugaruka mu murimo kandi umuha imbaraga zo kuva muri iyi nzira yaratangiye. Imbaraga mbi yose y'umugisha. Urakoze Mana kumuha imbaraga kandi amasezerano ugiye kuyakomeza kuyasohoza ni mu izina rya Yesu. Amen. Sawa, urakoze kabisa. Apfa bandi. Ngaho genda unywa agacyayi, genda unywa agacyayi. Icyayi vuba tujye mu kazi. Uyewe umaze kunywa icyayi. Ngaho gira vuba. Twe tugiye mu kazi ariko gira vuba. Sawa. Ngaho gira tunganya vuba na. Sugar mami, sugar mami. Ha, Nyagasani, tabara urubyiruko. Tabara abasore Mana we. Yewe. Nta kundi.